nzi ko Imana nijya ku mu rugo izampa umuntu umeze nkanjye ukirijwe nkanjye tubyumva kimwe nk'umurokore wamenetse noneho mbona rwa rugo rwiza nasabye Imana mbona rubaye rubi mu mwanya ntakekaga nta kindi nakoze navuze ngo uretse kwikomeza ku Mana nta kindi kintu nakora nari mfite uburyo Satani ampa nkakureba uko wambaye nkakureba no kuvuga nuko witwara nkahita menya ko wowe nagutereta bikemera nkahita nkubwira nti biti dore mu muhanda amakuru yawe sawa nta nimero yawe sha nagukunze wambaye na neza atari ko se tugubibonye gute agahita ampa nimero nkayandika ubwo tuzasambana nagusangaga muri service ukoreramo nakubona nkanareba ukuntu umeze nkavuga turiya birashoboka hakabundi ndeba nkamutinya abantu uriya naba nduyibusa yanansuzugura ase ko ngiye namaraga n'icyumweru ntamubona ntazi naho yagiye telefone akanayikuraho ikintu nakoraga ngewe navuga ngo ngiye ngomba kuguma mu bana nkasenga gusa ubundi Imana namutezaga Imana ahari umvise ko Imana ahari niyo yagendaga ikirwanirira akabura amahoro yagiye agakubitwa suko ariko nabishakaga aturanyishyura cyangwa ntunyishyura afata ivide cy'inzoga turi babiri muri chambre yakinze ati ngiye kugushwanyuza umutwe ati wakigawo we tito ati bigabo nkamwe ati nibyo Imana yantumyeho ati bigabo by'ibiraya bita abagore babo bikaza gusambana ubwo umutima muri di ibyuya mu mapantaro y'ikinini yapfuye ati ndakwishe umutwe ngiye kuwushwanyuza ndavuga nti noneho mbuza akazi nta muntu ukinyizeye reka nkore umugabo w'uburaya curuza indaya ubwo gusambana sinari nkibishoboye guhonga abantu sinari nkibishoboye ntangira gucuruza noneho nagira amahirwe bakansagurira akambura ati nawe uzane n'uwawe byose ndagira gute ndabyishyura rero icyo ni ikintu cyerekana yuko abagabo inama nabagira ntibavemo nibibuke aho bavuye bakagwa bihane bakora imirimo nk'iya mbere bagarukire Kristo nawe azagira gute azabagarukira hanyuma bataramenya Imana nibihane bayirukirira Imana inama ngira abagore bafite abagabo badakijijwe ikintu basaba ni ukwera imbuto kandi kwera imbuto biragoye tujya tubivuga tukumva kwera imbuto ni ibintu bisanzwe kwera imbuto bingana gukizwa kugira ngo werere imbuto umugabo noneho ngewe nta nubwo yanabikoraga ngo abimpishe ngewe yaranabimbwiraga kandi nanjye naranabibonaga ariko noneho kwera imbuto bivuze iki urenga ibyo ubona wowe ugasabwa kwihangana kurenza ugukenewe umuryango rero ishimwe ni iry'Imana mu by'ukuri urugo rwacu Satani yari yaruhaye iminsi mike cyane rwayo kuba rwarazimye ariko Imana ijambo yavuze irarikurikirana ikarisohoza 17 rwose sheri wanjye sinenzi ko izashira ariko kubera Imana 17 irashize Lilian nubwo wabaye ariko ndagusezeranya kutazongera kubabara kandi hamwe no gusenga Imana hari ibyiza byinshi bidutegereje amen tubahaye ikaze bene data bakunzi baduhumurizanye TV channel yanyu iyo mwumviraho ubutumwa bwiza ndetse n'ubuhamya butandukanye tubahaye ikaze mwese abari mu bihugu bitari bimwe ku migabane itandukanye muhabwe ikaze twishimiye kongera kugira umwanya wo kuganira namwe dutanga ubuhamya bw'igice cya kabiri kuri bene data nk'uko bari batanze igice cya mbere kuri uyu munsi rero turagira ngo duhe ikaze abavandimwe bacu nk'uko ubwashize bari batambukije ubuhamya bwabo ni couple nziza ni couple yiyubatse mu buryo bw'umwuka ariko kandi amateka yahashize hari ubuzima bagiye bacamo ari nabwo batubwira ntabwo twabura kubasangiza ubwo buhamya bwabo nk'uko mudahwema kubidusaba munyemerere rero muri aka kanya tubahe ikaze kugira ngo babashe kongera kubibwira ku bantu batari babashije kubona uburyo bwo gukurikirana igice cya mbere ariko igice cya mbere kiri kuri Duhumurizanye TV ubaye ukanzeho ukaza kubona ubuhamya butambutse ari igice cya kabiri ushobora gushaka igice cya mbere wabubona nk'uko rero twari twabibasezeranije twagarutse kugira ngo babashe
kubahereza igice cya kabiri mubashe kugikurikirana nacyo mwumva uburyo Imana yagiye ibagirira neza. Tubahaye ikaze muryango mwiza. Turi ku munsi mwiza wo muri weekend, ku munsi w'icyumweru. Ni umunsi abantu baba basenze, ni umunsi abantu baba baruhutse, namwe mwabonyeho ikiruhuko. Ndagira ngo rero mubanze mwibwire abadukurikiranye, nimumara kwibwira abadukurikiranye muri uyu mwanya, hanyuma tuze gusenga dutangira ikiganiro cyacu. Murakoze. Nitwa Gasigwa Etienne, ndi kumwe n'umufasha wanjye, reka nawe yivuge. Murakoze, Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Liliane Niyimbeshaho, ndi umufasha wa Gasigwa Etienne. Murakoze cyane kwibwira abadukurikiye, Imana ibaha umugisha. Hanyuma aho duherukiye mwatanze ubuhamya uburyo Gasigwa yari umusore, aho yavutse n'uburyo yavukiye mu muryango utarukijijwe, ubuzima yabayemo, uburyo yaje gukura akaba umusirikare, uburyo n'Imana yaje kumufata akabona agakiza. Ariko ntabwo mwigeze mubwira abadukurikiranye uburyo mwahuyemo, uburyo mwamenyanyemo, uburyo mwashyingiwemo, uburyo mwubatsemo urugo, ubuzima bw'urugo rw'urushako rwanyu, imyaka mumaze mwubatse urugo, challenge mwagiye muhura nazo muri ubu buzima bwo gukizwa no gusenga. Muratubwire se mwashakanye mukijijwe mwese? Ese nyuma yo gushakana byaje kugenda gute? Ese imyaka mumaze mushakanye ningahe? Mwabyaye abana bangahe? Nabyo biba byiza, bifasha abadukurikirana. Imana ibaho umugisha. Rero munyemerere mbere yuko tugira ngo twinjire muri uwo mwanya, tubanze dufata akanya dusenge. Reka ubwashize Gasigwa niwe wasenze, reka nsabe Liliane bari usenga. Uri isengesho ry'umumama rigira imbaraga, isengesho ry'umumama niryo kubahwa. Imana iguha umugisha. Turagushimiye Mwami Imana yacu, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwiringirwa. Nta yindi Imana iriho ihwanye nawe, nta n'izigera ibaho. Uri itangiriro kandi ukaba n'iherezo. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, imbaraga zawe zitarondoreka, ubwenge bwawe urenze ubw'abantu batekereza. Uri umubyeyi mwiza rero, tugushimiye ku bw'aka kanya keza wongeye kuduha kugira ngo tugaruke kuri iyi cano, kugira ngo tuvuge imbaraga zawe twabonye, tuvuge imirimo n'ibitangaza twabonye. Tugarutse guhamiriza isi ko uri Imana ikomeye, kuri Imana y'inyamaboko. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Tweretse aka kanya rero Mwami tugiye kumara, turasenze ngo udufashe, ubane natwe, ubuhamya ababwumva buzabagirira umumaro mu izina rya Yesu Kristo, kandi buzagira aho bakura naho bageza. Abacitse intege basubizwe mu imbaraga, abatagifite kwizera bongere barushaho kukwiringira, kuko uri Imana ikomeza abanyantege nke. Turagushimiye cyane rero Mana, ngaho bana natwe udufashe umwanya wose tumara, utugirire neza. Turaritse umwuka wera ngo abane natwe kandi adushoboze, kugira ngo icyo wagambiriye uyu munsi ko tugeza ku bwoko bwawe bose bacyakire kandi kibagire umumaro. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Urakoze cyane Liliane, kandi murakoze namwe abadukurikiranye kuri Duhumurizanye TV. Uyu ni umwanya wo kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina. Ubwashize dusa naho umutwara ari we wavuze cyane, avuga ku rugendo rwe, ari kuva avutse, urwo yavukiyemo, batakizwaga, uko babayeho, uko bari babayeho no mu buzima bw'ibintu bimwe bakoraga bakumva nta kibazo, n'ababyeyi bakabibemerera bakavuga ati muri abantu b'abagabo, ariko bidahesha Imana icyubahiro. Aza kutubwira n'urugendo rwe rw'uko yaje kujya mu gisirikare n'uko yakivuyemo, byose arabivuga. Ariko ndibuka mu kiganiro cy'ubwashize yacumbikiye ahantu atavuze ku rushako. Ndatekereza ko uyu munsi turi buze kubwira abadukurikiranye ku rushako, uburyo mwahuye, uburyo mwamenyanye, uburyo mwaje gushyingirwa,
mutubwire urwo rugendo, niba mwarabanye mukijijwe, ese niba mwarabanye mudakijijwe, ese byaje kugenda gute kugera none, kugira ngo abadukurikiye babashe kuza kumenya uko urugendo rwanyu rwagenze. Natangira rero n'ubundi nsubiza umwanya umutware kugira ngo atubwire uko mwamenyanye, atubwire uko mwahuye, atubwire, hanyuma ndaza kugenda mbabaza kugira ngo turusheho gusobanurira abadukurikiye batagira icyo batumva. Ndaza kugerageza kugenda mbabaza icyaza guteza urujijo mu badukurikiranye. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane inshuti bavandimwe ba Kristo mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo. Turi hano kugira ngo twamamaze inkuru y'agakiza ka Kristo, tuvuga imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana. Nta kindi kibiduteye ni ukugira ngo Yesu yamamare. Niyo ntego yo kuba turi hano kuri iyi televiziyo ya Duhumurizanye TV, nuko twiyumvamo umwuka w'Imana aduha imbaraga zo kuvuga imirimo y'Imana. Rero nk'uko bivuze, twavuze ubuhamya bw'imibereho yacu, ubuzima bwacu, tuvuga umuhamagaro ko twagiye duhamagarwa. Nk'uko yabivuze muzakomeza mubibona biriho kuri Duhumurizanye TV. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ibijyanye no gushakana, uburyo abantu bashakana. Icya mbere wenda kugira ngo bisobanuke nuko ari jye Gasigwa Etienne, ari na Niyimbeshaho Liliane umufasha wanjye, twashakanye twese dukijijwe, turi abakristo. Narakiriye Kristo, nawe yarasanzwe yarakiriye Kristo. Ni ubukwe rero bwabaye bwa gikristo, ntabwo ari ubukwe bwa gipagani. Rero nk'uko navuze mu buhamya bwanjye, navuze ko nta cyizere cyangwa icyerekezo cy'ubuzima nari mfite mu gihe nari ndiho, kuko nabonaga ubupfubyi, nkabona imiryango, nkabona iki, nkabona biri kure yanjye ishingiye ko uko nari mpagaze. Ariko maze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, nk'uko nabivuze mu muhamagaro ko Imana yampamagaye, ubuzima bwagiye buhinduka umunsi ku wundi, ari mu buryo bw'ubugingo no mu ruhande rw'umubiri. Biza gutuma ngira icyizere, noneho ntangira kubona yuko bishoboka yuko nanjye nazubaka umuryango. Hanyuma muri uko gutekereza no gutangira kugira icyizere, kuko nasengaga, Imana yagendaga indemamo icyizere gikomeye cy'uko nanjye nzagira urugo. Rimwe nibwiraga nkavuga ngo sinzubaka, nkavuga se nahera hehe, byagenda bite, nta data, nta mama, nta cyerekezo. Ariko Imana yaje kumpa icyerekezo. Icyo nshaka kubwira rero abakunzi bakurikiranye iyi televiziyo ya Duhumurizanye TV, nuko nta Imana itavana umuntu hano ahantu Imana itamugeza. Kandi iyo we yaravuze ngo, aravuga ngo Mana ngo nzi ko ushobora byose, ngo kandi nta kintu kibasha kurogoya umugambi wawe. Imana rero nta kintu cyarogoya umugambi wayo, ibifiteho umuntu umugambi. Ahubwo icyo dusabwa ni ukwemerera Imana, tukagendera mu murongo wayo no mu buyobozi bwayo, tukumvira umwuka wera. Icyo gihe iyo umaze kumvira umwuka wera, ibitari ubuzima bihindura ubuzima, ibitari bifite icyerekezo ibiha icyerekezo kandi gifatika. Nibwo buryo rero yampaye icyerekezo, maze kuyizera ntangira kujya nsenga. Imana itangira kuzajya imbwira ko izanyubakira, tangira kujya imbwira ko nzagira urubyaro, tangira kujya imbwira ko nzaba umugabo, nzitwa umugabo mu rugo. Ntangira kumva igitangaza cy'Imana, ntangira kumva imbaraga z'Imana, ntangira kwizera Imana. Rero ntabwo byatinze, nkuko navuze ubuzima, igihe cyarageze, ntangira gutekereza, mbonye ko ubushobozi butangiye kuboneka, ntangira gutekereza urushako. Ariko kuko nakundaga gusenga, binafite n'umumaro gusenga. Buriya hari igihe umuntu babwira umuntu gusenga kumva ni ibintu byoroshye, ariko buriya gusenga ni byiza. Bibiliya iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete.
igatanga n'ingero ku bantu bagiye batandukanye. Ba Eliya bari abantu bameze nkatwe, barasenga imvura irahagarara, barongera basenga imvura iragwa, n'abandi benshi twagiye tubona gusenga rero kugira umumaro, gusenga kugira uwuhe mumaro, guhindura ibintu kandi kuzana ibintu bishyashya kandi kurema ibintu bitari biriho bikabaho. Kubera nakunda gusenga rero nabwiye Imana, arayibwira ngo Mana, biraboneka yuko biragaragara yuko unshyigikiye, kandi icyo natekerezaga ko kitashoboka ndabona cyashoboka. Ni wowe Data, ni wowe Mana yanjye, none ngiye ndashaka gutangira kubaka umuryango nanjye. Ariko nasomye Bibiliya nsanga ahantu hose iyo wiyoboye, iyo wiciriye inzira, kenshi ugira ingaruka z'inzira wiciriye. Ariko iyo ugishije inama Imana ikuyobora inzira nziza. Ushatse kuvuga ko mbere yo gushaka wagishije inama? Yego. Wabikoze gute kugira ngo abadukurikiye tuze kuganira nabo? Bavuga hariho abantu uyu mwanya Etienne badukurikiranye bavuga ngo ese nabona umugore mwiza gute, ese nabona umugore witonda gute, ese nabona umugore twubakana gute. Hari abantu bari muri iyo confusion kugeza kuri uyu munsi, imyaka irabarenganya, atari uko babuze ubushobozi, atari uko babuze icyatuma bubaka urugo. Uvuze ku kintu gikomeye nifuza kusobanurira abantu. Mu rushako birasaba kugisha inama Imana gute? Ese kubaka ni ngombwa ngo umuntu agishe inama Imana? Kuko harabibaza icyo kibazo, wakura abantu mu rujijo. Kubaka ni ngombwa ngo umuntu agishe Uwiteka inama, kubera ko na Bibiliya ivuga ngo urugo n'amatungo tubihabwa n'ababyeyi. Ibintu ibi bifatika tubona tubihabwa n'ababyeyi, ariko urugo rwiza, urugo rwiza turuhabwa n'Uwiteka. Kenshi uzajya ukunda kubona nk'abantu rimwe na rimwe iyo wiciriye, iyo wiyoboye utagishije Uwiteka, ushobora kumbaza wenda uti Imana se wayigisha inama gute? Burya hari uburyo bubiri bwo kugisha. Hari ugusenga ukabaza Imana uti iki cyerekezo ngiye kunyuramo cy'urushako, kuko buriya turahira dushakanye, turahira amagambo akomeye, turavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero rye. Ni ukuvuga ngo nta burwayi bwagutandukanya n'uwo mwakundanye, nta nzara yagutandukanya, nta muryango waza ngo ubyivangemo ngo ubyemere, nta kintu na kimwe kiriho gikwiye kugutandukanya uretse icyo turahira. Tuvuga ngo urupfu cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero. Burya iyo ubikoze nyuma y'icyo uba utandukiriye isezerano, uba wishe isezerano, kandi iyo wishe isezerano utegereje iki kindi se? Ndatekereza ko abadukurikiye barimo bagenda basobanukirwa, kandi uko bagenda basobanukirwa nibyo byiza, kugira ngo n'uwari ufite uko kuvuga ngo ngewe tuzatandukanywa n'urupfu ndumva ngiye kubiviyora, kuko hari impamvu nyinshi zatuma abantu batandukana. Ariko umukristo nyakuri w'ukuri ntabwo yihutira gutandukana. Ashobora kugerageza mu buryo bwose, hakazabaho kureba igisubizo cyo mu buryo bwose yageragejemo. N'inyungu zirimo, ni ukuvuga ngo iyo wanyuze mu nzira wagishijemo Imana inama, niyo ugize ikibazo usubira ku Mana ukayibwira ko ari we twavuganye. Ese bigenze bite? Kubera iki kino kibazo kibayeho, ikakubwira nayo, kuko ni Imana ivuga ngo natwe turavuga, ikakubwira iti ikibazo cyihangane, hari impamvu runaka, igihe kizagera bigende bityo. Ariko iyo utagishije Uwiteka inama, ukaba wowe wariciriye inzira, nibwo ucanganyukirwa nyine ugafata ibyemezo byawe, kuko n'ubundi ni wowe wifatiye iki ibyemezo. Ariko iyo wagishije Uwiteka inama, urongera ukamusubiraho ukamubwira ngo Mana. Kandi n'ujya gusoma na Bibiliya uzasanga n'abatubanjirije iyo bajyaga gufata urugendo barabanzaga bakabaza Imana, iyi nzira tuyinyuremo. Iyo bageraga muri iyo nzira bagahuriramo n'ibibazo, babwiraga Imana ati Mana, ese ubu ntiwadushutse? Kuki bigenze bityo? Ikamanuka ikababwira iti sinabashutse, ahubwo ndashaka kwerekana gukomera kwanjye n'imbaraga zanjye kuri mwebwe. Icyo kikaba ikintu, kuko urumva Imana ihita igaragara muri ibyo bintu. Rero ntibyoroshye ku bantu barimo gukurikirana Duhumurizanye TV bumva aya magambo. Bamwe bashobora kugira commentaire nyinshi bati uyu mugabo se ibyo avuga koko ubu byagenda bitya. Ariko ndashaka kubwira ngo niyo mpamvu Yesu yavuze ngo munyure mu irembo rifunganye. Aravuga ngo hari n'irembo rigari.
ngo ariko ni inzira ijyana abantu kurimbuka kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko aravuga ngo irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo kandi ngo abarinyuramo ni bake cyane, kandi kurinyuramo ntabwo byoroshye, bisaba kugira ngo ugire ibyo uhara, ugire ibyo ureka, ugire ibyo wibuza kandi byari byiza. Nibi rero byo kubaka urugo, umuryango, ni ibintu bisaba ngo nanone ugishe Uwiteka inama, unyure mu irembo rifunganye. Nushaka kunyura mu rigari barahari ni benshi cyane, ariko uzasarura ibyo mu irembo rigari. Ariko nunyura mu rifunganye ukagisha Uwiteka inama, naho uzahabona umusaruro ujyanye n'ibyo wagize gute naho wanyuze. Inzira rero ziba ari ebyiri umuntu ahitamo, ariko umukristo nyakuri akwiye kugisha Uwiteka inama, akamugira inama. Kuko Bibiliya iravuga ngo hari abantu babiri bubatse inzu, umwe yubaka akoresheje umusenyi, yubaka ku musenyi, ngo inzu arayizamura iruzura iba na nziza. Hanyuma undi yubaka inzu ayubaka ku rutare, irazamuka nayo iba nziza. Izo nzu zose zari zihagaze, ariko mu gihe kigeze imivu iraza, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo byikubita kuri ya nzu yubatse ku musenyi. Kugwa kwayo ngo kwabaye kubi cyane, nta nubwo yongeye kugaragara, nta kintu na kimwe cyongeye kugaragara. Ariko ngo bikubise kuri ya nzu yubatse ku rutare, ngo iyo nzu byakubitagaho bikanyura ku bandi bikigendera. Bishatse kuvuga iki rero? Iyo wagishije Uwiteka Imana inama, iyo wubatse kuri Kristo, iyo wanyuze mu nzira ya Kristo, ibintu bizawe nubwo imivu yatemba, nubwo intambara zabaho n'ibizabura kuza, nako Bibiliya ivuga nta kizabibuza, ahubwo igituma biza nicyo kizahura n'ingorane. Bizabaho, intambara zizabaho, uzarwana intambara, uzakubitika, ibintu bizakomera, uzasa naho upfuye, ariko uzongera uzuke. Kubera iki? Ubwo wubatse kuri Kristo. Urakoze cyane, urakoze cyane. Ndagira ngo ugaruke kandi uburyo wagishije inama Imana. None iyo nama wagiriwe ufata icyemezo cyo gushaka. Tubwire uburyo mwamenyanye na Liliane. Liliane nawe araza kutubwira. Rero nagishije Uwiteka Imana inama, nafashe igihe cyo gutekereza ku rugo, ndasenga, ngira Imana ngo hari ibintu ushaka gusaba, ninubaka umuryango, ninjya gushaka, icyambere navuze ngo uzampa umukristo wo mu mutima, atari uwo nzabona ku mubiri ngo mubone mvuye nguriya muntu arasenga, ni na mwiza, ni iki, ni igitangaza. Uzampe umukristo wo ku mutima. Niyo kondisiyo ya mbere nabwiye Imana. Niyo navuze ubukristo bwo mu mutima. Kubera iki rero? Ubukristo bwo mu mutima bubasha kwihanganira igihe cyose, ariko ubw'inyuma bugira ahantu izuba iyo ribaye ryinshi burananirwa, imvura iyo iguye buratinya, iyo intambara zibaye intambara buratinya. Ariko ubwo mu mutima icyo bwarahiye naho cyaba cyaza kimeze gute bugihagararaho. Rero ibyo nabisabye Imana, rero ngo icyo ni kimwe, uwo niwe muntu ushaka, sinzi ngo azava. Hari abo narizi, hari abo twabanye, hari iki, ariko ndavuga ngo hari abo twasenganaga, ariko ndavuga ngo rero ndashaka umuntu uturutse, nk'uko yitegereje Natanayeli ukamubona ari munsi y'igiti, ukavuga ngo mbonye umwisirayeli nyakuri utagira uburyarya bwo mu mutima, nk'uko wabonye Dawidi mu muryango wa Yesayi, ukavuga ngo umutima we umeze nk'uko ushaka. Ndavuga ngo nanjye ndashaka umuntu wowe ubwawe wishimira, uzambera umumaro mu rugendo rugana mu bwami bwo mu ijuru, atari uzaza kumbera igisitaza ngo bitume nanirwa urugendo, atari wawe uzananirwa kunyihanganira. Imana rero nsenga muri ubwo buryo. Hanyuma maze gusenga, narumva nasengaga gutyo, buriya muririmbyi yararirimbye wa 62 mu ndirimbo z'agakiza, aravuga ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu agera kure cyane, kandi ngo atambuka n'inyenyeri. Mu mutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana,
aravuga ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba, ahubwo ngo azafashwa no gusenga. ngo kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Ntabwo ibyo byavuga ngo nuko mfata amasengesho yo kwiriza ubusa, ahubwo nuko mu mutima wanjye nagambiriraga gutyo. Kandi noneho naba ndimo ngenda n'umuhanda nkabivuga, naba nicaranye n'abantu mu mutima nkabitekereza. Noneho Imana yumva uko gusenga kwanjye rero irashyigikira muri ubwo buryo. Cyane ko wenda muri ubu hanya muzagenda mubona inyungu zo kuba narahisemo gutyo. Narahisemo mbashe kugisha Uwiteka inama. Rero Imana yumvise uko gusenga kwanjye, maze kumva itangira kunshyigikiza ibimenyetso binyereka ko nakuba kuro, no kuvuga kubona ubushobozi, ubutunzi, kuvuga ngo nabona amafaranga yo kubona inzu gukodesha, ibikoresho byo kugira, byo gushyira mu nzu, uburyo bese materiyeri, uburyo bwo kuba nakuba ku muryango. Ubwo rero bimaze kubona nasenze, nabwo Imana ngo uko uzanyobora niko nzagira gute, niko nzemera. Rero nimbeshaho Liliane ntabwo twari tuzinanye mu by'ukuri, kuko ntitwareranywe, nta nubwo twabaye mu gace kamwe, nta nubwo twasengeye ahantu hamwe. Ukiri aho hari icyo nabaza Liliane, uvuze uburyo wasenze usaba Imana, nawe afite uko ashobora kuba yarasenze cyane kuko mwarasengaga mwembi. Ese Liliane nimbeshaho, wowe mu isengesho ryawe ugitekereza kumva hari ukuntu umuntu yumva akamaze gukura? Icya mbere kugira imyaka, icya kabiri kuba umutima wawe wikwemeza. Watekereje ute igihe wavuga ngo Mana ndamutse mbonye umusore wambwira ku bana nabyemera, ariko kondisiyo y'abayujuje zabarize? Wowe byaje bite? Icyo wasengeraga cyari iki? Kuko hari abantu badukurikiranye muri uyu mwanya batwumve neza, baba barashyizeho kondisiyo, ariko bakazajya kubona bakabona batunguwe no kubona uwo bahuye babanye ntawanye na za kondisiyo yari yarasabye. Wowe byaje kumera gute? Byagenze gute? Tuguhaye umwanya gusobanurira abadukurikiye. Murakoze. Ukuntu byagenze, natangiye gusengera urugo mfite imyaka 14 gutyo, kubera ko ahantu nabaga bajyaga bagira nyine ibiterane by'urubyiruko. Aho abigisha baje kuduhugura bakatubwira ngo umuntu asengera urugo akiri muto, utaragera mu myaka za 20 n'ingahe, ukiri umwana utangira kurusengera. Nanjye rero nuko natangiye kurusengera muri iyo myaka 14, kuko njye nakijwe mfite imyaka 14, nari nkiri umwana mutoya. Ntera ubwo nyine mba mu rusengero, noneho najya muri ibyo biterane ndavuga ndayakoreka nanjye koko ntangire nsengera urugo. Icya mbere nari imfubyi, numvaga nshaka kuzagira urugo rwiza, njye nzagirira urugo. Ikindi cya kabiri nkumva nshaka ko Imana izampa mbese nzubaka urugo rwa gikristo nk'uko nanjye numvaga nkijijwe. Nkurira rero mu gakiza, nta bintu by'ibyaha byo hanze nigeze njyamo, ntangira gusengera urugo. Ariko nkumva ntibimfasheho, ariko kuko babitubwiraga nyine nkabikora, si ibintu nafatiraga amasengesho y'iminsi. Ariko mu gihe babivuze muri icyo giterane cy'urubyiruko, nanjye nyine nibwo nabisengeraga. Hanyuma rero nyine igihe kiza kugera ndabatizwa, mba umukristo nyine nkomeza urugendo. Nza kugira ikibazo cy'uburwayi bw'amaso, kuko narwaye amaso nkiri umwana cyane. Kwiga biranga, kuko narwaraga umutwe cyane. Kwiga byanze rero ndavuga ntiwasanga byene byo gushaka bizakunda, ko burya ikintu gikerereza abantu gushaka kenshi aba ari amasomo ukirimo kwiga ufite intego washyize imbere yawe. Nkabona kwiga ntibigikunze, ko bari bamwe ngo nimbe mbihagaritse nduhura umutwe, ko sinabashaga gufata mu mutwe. Nuko nyine ndicara kuva 94 kugeza 98 gutyo, nakerewe nk'imyaka igera muri 3 ntarimo kwiga. Ndavuga ntiwasanga bya bintu koko ndimo gusengera nzanashaka nkiri na muto. Abasore nyine bakandambagiza ko nari umwana muto ariko utuje, abantu bakabinkundira. Nitonda, nkunda Imana, nkunda gusenga. Icyo gihe ntago nari ndi mu Rwanda, nari ndi mu kindi gihugu. Igihe kigeze rero
tuza gutaha dutashye mu bihumbi 2000 naje 9 mu bihumbi 2000 ntangira nyine nkomerezaho nkomeza gusenga ariko cya cyifuzo noneho kijya cyagira imbaraga ko nabonaga nta mashuri akintangiriye kandi nkakundwa ndavuga nti noneho reka noneho nshyireho imbaraga ntangira noneho gusenga bindi ku mutima ntangira kuvuga ngo Romana uzampa umugabo ukijijwe nta kondisiyo zindi ngo ufite amafaranga ngo umeze gutya ariko nge cyambere navuga ngo Mana uzampa umugabo ukijijwe umukozi wawe ukunda gusenga nibyo byonyine nta bindi bintu birenze nasabaga Imana rero mu bihumbi 2000 naje kuva muri Kigali njya kuba Nyamata kuko rivuga ko umutware wanjye yabaga Nyamata noneho ngiye mu bihumbi 2000 ndi Nyamata nsanze mukuru wanjye wabaga Nyamata ngiye kubana nawe ndakomeza mba mu nzu y'Imana ndakomeza ndakizwa kuva nakizwa 94 sinigeze nsubira inyuma nta n'ikintu kigeze kimvana mu Mana nagumye muri ubwo buzima bw'agakiza noneho mu bihumbi 2001 nibwo namubonye bwa mbere uyu ariko nsubiye inyuma ho gatoya kwa kundi nababwiye najyaga nsengera urugo nagize inzozi ndota mbona nakoze ubukwe ariko ntangazwa nuko abantu batashye ubukwe nta numwe namenyemo nabonaga ari abantu ntazi n'umugabo twakoranye ubukwe mbona simuzi urumva nari nkiri aho hantu nari ndi Burundi habona mu bantu tuziranye mu bantu dusengana simbona iyo sura ntayo nzi no mu bantu batashye ubukwe nkabona nta numwe nzimo aho ngereye mu Rwanda rero izo nzozi sinigeze nzibagirwa zagumaga zigaruka n'uwazaga kundambagiza ya sura ya wa muntu nabonye yazaga imbere yanjye nkabona si uje nkamuhakanira ngiye nta muhanuzi wampanuriye umugabo uzagushaka n'uyu za nzozi nizo zanyoboye kugeza ubwo uyu yaje akangezaho icyifuzo noneho rero nk'uko nababwiye muri 2001 nibwo nageze Nyamata ndamubona kuko paruwasi twasengeragaho zari ebyiri zitandukanye we yari Nyamata ngendi yindi yo hepfo gatoya ahantu bitaga Imaranyundo ariko nyine mu mujyi wa Nyamata ni umujyi mutoya abantu baba baziranye nkajya mubona nkabona ni umusore ukunda Imana ukunda gucyashyana cyane mu bintu by'Imana nkabona ni umuntu ukunda gukorera Imana ariko zanzu uko mubonye zikagaruka kandi uriya ni wa muntu mu mutima nkatokesha abazimu itoka shitani ko yari umuntu ubona utinyitse udapfa kuvuga amagambo menshi mbese uvuga amagambo abaza nta nubwo yari yakamvugisha ijwi rikambwira ngo nyamara n'uriye ntabwo mu izina rya Yesu abadayimoni amarari aranteye nkatokesha igihe cyaje kugera rero ahantu nabaga nyine nabanaga n'abandi bakobwa igihe cyarageze nkora akazi mbona akazi nakoraga ku bitaro bya DPR Nyamata ndakora noneho ko kudi igihe cyageraga tukajya kwigaburo kuri paruwasi nkamubona nza no kumenya nuko yitwa nuko ako navuga nti naratewe ibintu ntago nari nzi ko umukobwa ari ubanza gukunda umusore nta kintu aravugana n'umukobwa nkajya ntokesha naratewe n'uwazaga wese kumbaza ya shusho y'ikagaruka kandi bimbivuze nagabize ntacyo namubwiye ya sura y'ikagaruka igihe kiza kugera rero nabanaga n'abandi bakobwa twakoranaga kwa kundi twita abakobwa bibera mu mageto twabanaga turi nk'abakobwa batatu aza kuza kudusura tubwira ijambo ry'Imana akajya azanga muherekeza akagenda ntavuze namubona ubwoba bukanyica nkumva ikintu cy'ubwoba bwinshi twaba tugenda guhura mu muhanda umutima ukambwira ngo wa muntu mugiye guhura mpita mbona ngo imbere yanjye nkumva ndacanganyikiwe mu mutwe ubwoba bukanyica najye kora nkabona ngo ubu twakunda guhura ku mugoroba azamuka yabaga yigiriye mu butayu gusenga nanjye tugahura wenda ngiye mu kazi ko ari igihe nakoraga k'ijoro cyangwa se ku mugoroba nanjye nivire nko muri repetition ariko ikimenyetso cya mbere mw'abantu iyo nabaga ngiye guhura nawe umutima wahitaga ujya mu mutwe nkabona ngo turahuye akansuza ko nkumva nta bwenge simbiho nkamusuza agahita nanjye nkahita umunsi wa mbere rero mbona aje mu rugo basemana uyu muntu azanywe n'ibiki aradusura
n'abagenzi banjye arataha, ikindi gihe nkabona aragarutse akadusura, nta bindi bintu yambwiraga, ni ijambo ry'Imana twaganiraga akagenda. Igihe kimwe rero sinzabyibagirwa, hari mu ijoro, nabizi ko kera abantu sinzi poromosiyo zabagaho, abantu bararaga bavuga ku matelefone bukarinda bucya hagenda amafaranga make. Nari naramuhaye nimero yanjye nawe yarampaye iye, ngiye kumva numva arampamagaye ati ni runaka, ko nari maze kugira nimero ye nyine. Ambwira ati hari ikintu nshaka kukubwira kandi ndashaka ko umpa igisubizo, yego cyangwa oya, unsubiriza ahangaha kuri telefone. Yampamagaye hari saa 7:20, sinzabyibagirwa, z'ijoro. Hari byari bimaze kugera muri 2004 gutyo, 2004 ko twashakanye 2005, 2004 sinibuka ukwezi, niba hari nko mu kwa 9 gutyo, arantelefona ambwira ati icyifuzo nshaka kugezaho, ndashaka kunsubiza yego cyangwa oya, ntuzane byende by'abakobwa ngo ngiye gusenga nzakubwira. Mvuga uranyisha ko ndanabikeka ibyo agiye kuvuga, kwari ukuntu umusore agusura kenshi kavuga ati si umuntu kuba nsura cyane, mbese ugahita ubona ko hari ikimugenza. Abimbwiye ndavuga ntihagararaho uyu muhungu, aragira ngo n'ubundi naramukundaga, reka ngiye nihagarareho. Ngiye kumbwira ngo nzagusubiza, arambwira ngo ya ngewe ndashaka kunsubiza. Nona umutima uhita urambwira ibi bintu kubyicaranye imyaka myinshi, kumaze igihe unabigendana, kubera icyo ushaka kumugora. Umutima ukambwira ngo umubwire yego, irindi jwi rikambwira n'umubwira ngo yego, ahita abona ko n'ubundi wamukundaga, mbese ako ryajwi riranganza, mwemerere n'ubundi wari ubyicaranye. Ariko nsubiye inyuma gato byageze aho bimvuna cyane, kandi nkabona we ntaza kubimbwira, kandi abandi bakanshaka, umutima ukambuza ngo rindira wa wundi. Nongera ubwo mfata amasengesho mbwira Imana ngo Mana niba ari we koko naza bimbwira. Naramuhamagaye da araza. Icyo gihe rero bimbwiye kuri telefone, ngiye kumuhakanira byo kwiyemera byende by'abakobwa ngo ugenda nzagusubiza, umutima urambwira ngo musubize igisubizo urakicaranye, ahubwo wasengaga ngo aze, none araje musubize. Nese mubwira ngo nta kibazo. Nkibimubwira numva umutima uraruhutse, numva ni nk'umutwaro najyaga ngenda numvuna. Kurabizi mu Kinyarwanda nta mukobwa uretse iby'ubu, nta mukobwa ujya kubwira umuhungu ngo naragukunze. Ariko iby'ubu nsigaye numva ngo umukobwa asanga umuhungu akamubwira ngo naragukunze. Ntabwo bishoboka kuba byabaho, ariko pourcentage ni gake. Ni gake umukobwa ashobora kubwira umusore ngo naragukunze bikavamo kubana. Sinzi abadukurikiye bazabitubwira muri commentaire, ariko burya kenshi umukobwa arabigira akabigumana, umusore akaba ari uzabivuga. Mu muco wa Kinyarwanda niko bigenda. Wumva rero abikubwiye uraruhuka. Arabimbwira n'ababeshye, burya hari ukuntu abantu twiyemera, numvaga ntashaka ko abona ko n'ubundi namukundaga mu mutima mwibanga. Kuko pe yaratinyitse, ari umusore utinyitse, uvuga amagambo abaze, ugira ikintu cy'igitsure, yangaga amafuti, cyabona abantu bari kugenda nabo ukabona arababaye, yagiraga ishyaka cyane. Noneho nanjye ndavuga rero uyu muhungu tazanabona ko wenda naye naramwifuje, ko yari afite igitinyiro, yari umukozi w'Imana. Nemeye maze kumwemera, yewe nta n'ibindi bintu yambwiye, hisa akupa telefone. None ngiye icyo nakoze ko ntiyandebaga, hari kuri telefone nahise mfukama hasi imbere y'igitanda, ndapfukama nshyira amaboko hejuru, ndavuga nti Mana ndagushimiye ko unduhuye umutwaro nari maze imyaka ngendana mvunika, ntemerewe kuba nagira umuntu nemerera, noneho wa undi nashaka garaje. Mana ndagushimye ko noneho unduhuye umutima. Dutangira ubwo dutangira gukundana. Urakoze cyane, nabyumvishije. Turi kuganira kandi n'abadukurikiye baraduteza amatwi cyane. Mu rukundo habamwe ibintu bibiri bivuna, kumenya uwo muzabana. Ariko mwebwe ndumva harimo sinye, nicyo cyiza cy'umwuka wera. Urumva umwuka wera yari yaraguhaye umutwaro wo mu mutima wo kumenya kuri yari ugomba gutegereza. Abatagira umwuka wera rero bafata ibyo bafashe. Ese ngaruke kuri Gasigwa Etienne,
wowe kugira ngo ubone izo mbaraga zo kumutelefona. Ndabizi ko nubwo avuze ngo kubyumva yararuhutse, wowe wabyakiriye gute amaze kukwemerera nk'umuntu wari ufite icyifuzo cyo gusengera umuntu uvuye ku Mana, kugira ngo ujye kubimubwira, kugira ngo wumve ko ese yaguhakanira buriya wumvaga umeze ute muri uwo mwanya? Jewe rero ntabwo kumakanira ubwo ntiyari kumakanira, kubera ko bishingiye ku kuntu narahamagawe n'Imana nuko nasengaga, nuko ari ikintu cyose buriya najyaga gukora, kandi n'ubu si ukuvuga ngo najyaga kera, ahubwo n'ubu icyo ngiye gukora cyose mbanza kugitindaho nkanasenga. Hanyuma Imana isubiza agiye mu buryo bubiri. Ishobora gukoresha umuntu w'Imana akaza akambwira ati Imana ku kintu wasengeye iki n'iki iguhaye umurongo umeze gutya. Ishobora kumpa umutima winjira mu kintu nkumva nta n'imbogamizi hari, nkumva niyo nahuriramo na burende ni igenda isara cyangwa n'igikompura kimeze gute, nkumva nagipasura ikambuko kwizera ko icyo kintu ari ukuri. Nuko jewe Imana tugendana dukorana. Hanyuma kuko narasenze Imana nyine nyiyoboza uburyo bw'inzira nuko nzashinga. Hari n'ikindi nayibwiye, narabwiye ngo jewe umuntu nzatereta nta mwanya mfite wo kujya kubwira sheri shushu ibiki kubebeza, sinabishobora. Kuko jewe ko ntahamagawe ndi umuntu utaje utoroheye isi, wari warayirakariye, numvaga isi n'ibiyirimo nta kintu cyanezezaga. Nari mu rwego rwo gusenga, mwaba muri mu manyanga, umukobwa n'umuhungu nabanyuraho bari mu manyanga bakarikurana, umwe wese agahungabana agasa naho ahuye n'ikibazo. Imana rero yashyizemo imbaraga zikomeye cyane. Rero nta n'umuntu wanyisukiraga ngo abe yantinyuka tube twaganira ibintu byinshi, kiretse duhuriye mu masengesho cyangwa nagiye kwigisha aho hantu cyangwa tuganira ibintu by'Imana. Niko narinzwe, niko bari banzi aho nasengeraga iki, iyo bambonaga babaga bazi umukozi w'Imana araje. Rero nabwiye Imana ngo sinshaka kuzabwira umuntu ngo ambwire ngo ngiye gusenga, cyangwa umuntu uzama nzahita mubwira, nimara kumubwira azambwire yego cyangwa we. Ijambo ryawe nararisomye, yavuga ngo ikintu cyose umuntu wamenye Kristo muri we hazavemo amagambo abiri, yego oya. Niba ikintu cyemera ni yego, niba ikintu utagishaka ni oya. Ibirenze kuri ibyo bibiri avuga ngo ni iki, ni ibicumuro. Rero ndavuga nti uwo nzabwira azavuge yego, kandi nta ntinza nzabivamo. Kuko numvaga muri icyo gihe nari ndimo, nubwo ngo nashaka ariko numvaga gukorera Imana binejeje kuruta ibindi bintu ibyo byose. Numvaga ari byo mbese biri muri jewe, numvaga ntakoreye Imana, numvaga narwaye, numvaga ntameze neza, numvaga nta mugisha mfite nta n'amahoro mfite. Hanyuma rero mbyamye ari nijoro, nagiye kubona mbona Liliane amanutse ahantu yakoraga, mbona anyuze imbere bamuhetse ku igare yicayeho, mbona anyuzeho. Nkangutse ndavuga ati se kuki Liliane aje mu nzozi zanjye? Ntabwo nakundaga kurota ibintu bijyanye, ubone niroteraga ivuga butumwa, nkarota igiterane kiri imbere yanjye, nkarota ndi mu kirere, nagurutse mbona Imana yanjyanye mu kirere, nkabona imanuriye ahantu mu kibaya, mpasanze ibintu by'ibikoko bitandukanye, nkabona impaye inkoni, nkakubita byose bigahunga bikahava, gasigara hasa neza. Nkirotera ibintu byo kurara, mbona imigezi, nambuka imigezi ngira guti, ibintu by'ijambo ry'Imana, ibintu byo kujya kwivugira ubutumwa. Ariko umunsi bigenda bityo. Ariko kuko numvaga ntarari mfite, nta kintu na kimwe, nta mutima uncira urubanza kuri ibyo, ndavuga ntari cyo bivuze. Ndamubona, numva ndaramwishimiye, mubonye numva umucyo uraje, numva ndaranezerewe. Mitavuga ntuyu rero numuvuga ubutumwa tugiye gukorana umurimo w'Imana, uyu nguyu niwe tuzabana. Niho byahereye rero, noneho umutima wanjye utangira kujya umukunda. Kandi numva hari abandi bakobwa beza twasenganaga, banonaga bafite, bavuga ati uyu mugabo amaze, ariko umutima wanjye utangira kugenda umukunda. Ariko ubwo ni na mbere ntarabona n'akazi, ntaragira gute. Noneho nza kuva i Nyamata nje gukorera i Kigali, nk'uko biri mu buhamya bwanjye bwa mbere. Inje rero umutima wanjye ariko ukaguma ujya kuri we. Ariko ikindi cya kabiri, ahantu yakoreraga n'ahantu yasengeraga bari bamuzi ngo bamwitaga ngo ni Gatambara. Yakundaga gutega agatambara, akambara imyenda igera hasi, kandi muri kondisiyo zanjye nakundaga umuntu utambara ibintu by'ubusa byo kugira gute. Mbese nkakunda umuntu wambaye neza, wujuje inshingano z'uvuga butumwa.
udasibye imana mu bantu abantu batakwibazaho ngo uriya yitwara nk'ikirara. Icyo rero nacyo gituma kikaza muri njye cyane. Noneho rero mfata icyemezo ndavuga ati rero uriya niwe imana yagize gute yampaye, ntabwo nirirwa nshidikanya sinjya mu bintu byinshi. Ndavuga ko imana impaye umurongo rero n'ubushobozi bwo gutangira kuba narambagiza, reka mubwire. Ariko ndavuga ngo nimubwira ngo ambwire yego oya, najya kujijinganya ndabimusobanurira, mubwire icyemezo gihe nafashe kuri we ko kidahinduka kuri we, niba byemera byemere, niba yanga agire gute. Nibwo rero isaha zageze nijoro ayo masaha yavuze, numva nyine umutima uranze mbura ibitotsi, gusinzira biranga, numva nta kindi, numva ngiye kubaka urugo. Mbwira n'Imana ndabwira ngo Mana, uyu muntu namara kwemera sinshaka ubukwe bumara igihe, jewe nta bukwe bumara igihe, ubushobozi mfite wampaye uzabutubure nk'uko watubuye mu bukwe w'Ikana y'i Galilaya, ubukwe buzaba. Murakoze cyane, reka twirukanse kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete. Ndatekereza ese amaze kukwemerera, uraruhutse nawe araruhutse, kugira ngo mukore ubukwe hari igihe cyatambutsemo kinini, cyangwa mwahise mutangira procedure y'ubukwe? Ni ukuvuga ngo akimara kunyemerera, jewe cyo gihe nari mu bihe bikomeye byo gusenga. Imana izabimpe cyane inabinyongerere nk'ibyo bihe. Nari mfite ibihe byo gusenga gukomeye, gusenga kugahindura, nkasengera ikintu nkakibona, atari ukuvuga ngo ndarindira ndategereza. Nari muri icyo gihe kandi navuganaga n'Imana nk'uko umwana na se bavugana. Papa, ndashaka yuko umpa intebe nkazibona, ndashaka kumpa igitanda nkakibona, ndashaka kumpa matera nkabibona. Rero nasenze Imana, nta gihe cyaciyemo, hari nta mwaka ngira ngo waciyemo. Wenda umwaka we ushobora kuba umwaka we wagiye warageze, oya, ariko nta mwaka urimo. Icyo gihe bimbwira hari mu kwa 9 kwa 2004, mu kwa 12 turerekanwa, noneho mu kwa 3 kundi mwaka dukora kwa 2005 dukora ubukwe. Umva harimo amezi agera mu 9. Harimo amezi agera mu 9 mukora ubukwe. Ndagira ngo aho hantu ushobora no kumbaza uti, wenda ushobora no kwibaza uti se ubwo ubyihutisha wari ufite ubushobozi bwakora ubukwe? Nicyo nshaka kugira ngo mutubwire. Ndashaka ukikubaza, uyu yari afite ubushobozi bwakora ubukwe. Ndashaka ukibabaza kugira ngo mukitubwire. Ese koko mukora ubukwe, mwari mufite ubushobozi buhagije bwakora ubukwe? Ese ubukwe bwanyu bwagenze gute? Nimutubwire mu ncamake. Ubwo rero no kuvuga ngo amaze kunyemerera, ikintu nakoze, nta bushobozi nari mfite. Nari mfite akazi katampemba n'amafaranga menshi, ariko muri jewe muri ayo mafaranga make nabonaga narizigamiraga. Ubwo rero narasabwaga gutanga inkwano, nasabwaga gutegura ubukwe, amaresebusiyo, ibiki, ibintu byose. Urumvuye nawe nabaye nkaho mutuyeho n'ibintu, nawe ntiyari yiteguye. Ubwo byose ariko naramubwiraga nti wowe ntugire ikibazo, nakambwira ati nta n'ikibazo gihari, ariko nti wowe bizaba uko bizaba kose, ni twebwe igikuru ni uko tuzanyura mu mucyo, tutazagenda ijoro nk'abapagani. Igikuru ni ibiganza by'abakuru b'itorero na bene data kubona yuko twakoze ubukwe, ntibavuge ngo hari umuntu wanyuze ku ruhande wanyuze aha naha. Tugasohoza gukiranuka kose, ibindi byo Imana izabikora. Jewe rero naraje nganira na murumuna wanjye kwa data wacu, ndamusobanurira mubwira ko mfite ubukwe. Ndamutangaza, aravuga ati gute se kandi ku byo bintu tutabizi? Ubwo niko bimeze. Nawe agenda abwira iwabo ati umusore badagiye bo barambonye bati nta kibazo, byihuse cyane. Ati se ibintu mwabiteye tubimaranye igihe? Arambwira ati nta kibazo, ubukwe buzaba, tuzabukora uko bishobotse. Inkwano mba ndayitanze, ubwo mba nsigaranye ikibazo cyo kuvuga ngo inzu tuzabamo, inzu mba ndayibonye ndakodesheje. Mbwira Imana ngo nca inzira ahantu hatarinze, ukoreshe umuntu wese ugomba gukoresha, ariko muri ubukwe. Imana rero yakoresheje abantu.
ndibuka uwo murumuna wanjye wo kadata wacu yahise ambwira ati okay, ati imodoka, ati mfite imodoka, mfite n'abandi bantu dukorana bafite imodoka uzazibona. Imodoka urumva navugaga ubutumwa nagiraga gute, noneho no mwitoreraho navugaga ubutumwa, abantu bari bavuze ati Gasigwa Imana ishimwe agiye kujya kuvuga ubutumwa, afite n'iki n'umufasha. Buri muntu wese rero yakoze kucyo afite. Nakora kufite minibisi nti uzantwarira abantu ati yo ategaze ati ntiwirirwe unambwira nta na essence nzayiguha. Nakora ku muntu kuko urumva nakora ku muntu wa kamera ati gasatu ubwo urumva nakorerwa nkugora koko kamera nzareka ibintu byose nakoraga, nzagukamera guhera aho uzashaka hose kugeza aho uzarangiriza. Sawa ati imirimo y'Imana wakoze mu rusengero, abantu wasabiye, abantu wagiye ufasha b'imfubyi ukababera base, uri umusore, ibintu wakoze ati ntabwo nshobora aho navuga ngo buriya tujye dukora imirimo myiza tugihumeka umwuka w'abazima, dukore twiturize, tuzabona ingaruka z'iyo mirimo myiza twakoze. Abantu bose nagiye mbera mu bintu nitangira ngira gute, aho nabonye amafaranga nkakoresha imbaraga z'umubiri iki, abo bose barahagurutse. Kamera barahaguruka, imodoka itwara abakameramani mukoze ati ntugire ikibazo ndanagutwerera ahubwo, ati imodoka yo irahari bazayoza ni yawe. Mu mukuru wanjye abanzaniye imodoka ebyiri, abafasha amafaranga 200 ngahe, arampereje ati 200 mubifashe ntaba na makeya uzajya umbwira hari ikibazo tugende tugira gute tugikemura. Abandi bati noneho rero ibintu nagira ku muntu uri bukora ibyo kurya tuzarya muri resebusiyo, ati we ati gasate uri gumbaza ati ibi bintu ndabikugiramo mpa amafaranga make gusa, ibindi nanjye nzakora. Najya kuwa fantati uzuzifate wowe uzanyishyure umaze no kubona amafaranga neza witonze nta kibazo. Ibintu biragenda birikora. Nuko ubukwe ku ruhande rwawe buraba mbambonye ibikoresho, ibintu bifatika, mbambonye amafaranga, nguze intebe, nguze bitana, nguze iki. Mu by'ukuri sinavuga ngo nubundi bushobozi bwanjye cyangwa ngo haraho nakuye cyangwa ngo ni kwa data na mama cyangwa ngo ni kuki, ahubwo Imana yakoresheje umuntu wese mu mutima wo gukora. Kuko burya ushobora no kufite naso cyangwa na mwene wanyu umukire, ariko igihe cyagera akakwihinduka. Ibyo bibaho kenshi, ariko icyo gihe Imana yakoze ku mutima w'umuntu wari we wese. Mbona amafaranga n'agafaranga, nkora ubukwe bwiza, nta muntu waje mu bukwe bwanjye ngo atatariye atatanyweye. Icyo nta numwe byabaye. Sinigeze mbona umukameramani ngo yakererewe, sinigeze mbona umuntu wanyemereye imodoka ngo yabuze. Imodoka zose naziboneye ku gihe, abantu baramperekeza, ibintu bigenda neza, ubukwe ndabukora, ndashaka nubaka urugo. Ariko bishingiye kuki? Bishingiye kuko Imana yavuze ngo nzabana nawe. Mu masengesho wari warasenze, nzabana nawe, nta kibazo na kimwe uzagira. Ubwo wanyoboje, ubwo wanyiringiye. Buriya Dawidi hari ijambo yavuze ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni mutabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uruhamye iteka ryose. Kandi ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Imana igose abantu bayo uhere none ukageza iteka ryose. Ariko ukiri kuri iryo jambo gasi, reka nkwereke hari ikintu nibaza. Uyu mwanya ubwo buhamye utanze, abantu benshi baravuga ngo gukora ubukwe ni ukuba wifite. Igihande kimwe ndabyemera, kuba wifite waratunganije byose, ufite inzu, wabona inkwano, wabona ibikenerwa byose ni byiza cyane. Ariko se koko mu by'ukuri ubu musore wese ugomba gushyingirwa ntugomba kuba yifite? Oya, nge ndavuga ngo oya. Umuntu wakoze ubukwe ukabona ukuboko kw'Imana agomba kuba afite hari icyo afite. Kuko iyo usomye Bibiliya ikwereka uriya mupfakazi w'Iserafati, uriya nta kintu ngo yari akenye pe kubaho, ngo ni gaburo yarasigaranye ryari ry'uwo munsi naryo ridakwiriye, ngo karirya agahita yipfira. Ariko Elisa ngo hageze nta kindi kintu yamubajije, amubonye uko ameze n'iki, amubwiye n'amaganya ye n'ibibazo bye, aramubwiye ngo ufite iki? Undi aramubwira ngo mfite agafu n'utuvuta dukeya mu mperezo. Nta kintu byamara Elisa, ntabwo twabirya ngo tubeho, nta na kimwe byatumarira. Ariko Elisa aravuga ngo kuri ako gafu n'utwo tuvuta bagerageje kuzigama ugashaka n'utwo tuvuta, igitangaza cy'Imana kirakoreka. Nukuvuga ngo wibura abanza ukagira ubushake,
noneho ukizera imana, noneho ugakora kwa kundi yabwiye Gideyoni isanze arimo asekura ingano, iramubwira ngo ni wowe uzakiza Abisirayeli, uzabacungura kuba ntuze kuba Mediyani bari babamereye nabi. Iramubwira ngo uri umunyembaraga, genda uko izo mbaraga zawe zingana, imbaraga zawe zigeze gute, uzanesha Abamidiyani nkunesha. Kandi yaranesheje. Kubera iki rero? Ni ukuvuga ngo ni umukristo cyangwa umusore uzakurikirana buno buhamya, ntabwo ndimubwire ngo yicare, akora. Kandi ntutinye gukora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuguha uburyo. Burya ikintu cyica abantu kenshi nuko umuntu avuga ngo nge narize mfite lisanse, nge narize mfite doctorat, sinakora iki, cyangwa se ngewe nzakora ubukora uko byagenze gutya byagize kora ku kazi gatoya, hanyuma wiringire Uwiteka, usenga Imana, uyereke icyerekezo cyawe, izatura ku kazi kawe kabe kanini, izatanga umugisha muri ako kazi kawe. Kuko buriya nk'ubu ngubu tubaze umuntu atekereje neza amafaranga akoresha mu muryango we, ukareba nayo uhembwa, wasanga wakwibaza abantu bavuga kuri n'umujura. Ariko ya mafaranga makeya mbona nkayakorera nk'umurimo w'Imana, nkatanga icya-10, nkatanga ituro, Imana ifata yandi asigaye, ifite uburyo yatubura, igaca n'indi miyoboro n'andi masoko, ukabona ubayeho. Ntabwo rero ari kubw'amaboko cyangwa imbaraga zacu, ahubwo ni kubw'urukundo rw'Imana. Rero Imana igira ikintu iheraho cy'icyo wowe urimo gukora kandi werekejeho iki umutima, hanyuma igatubura. Niho rero umuntu nta muntu uzakora ubukwe kuko yabonye amafaranga menshi. Ahubwo mfashiriza n'aba bantu bayafite. Hariho abasore bafite akazi, hariho abasore bafite amafaranga, akaba yarubatse inzu, akaba afite imodoka n'akazi agafite, ariko akaba yirirwa avuga ngo nta mukobwa ukiriho muzima. Wamugira nama ki kugira ngo abashe kuva muri urwo rungabangabo Satani yamushyizemo rutuma adashaka? Icyo gihe ngewe simubara yuko aba ari mu nzira nziza ya Gikristo cyane, uko atinda kandi afite n'uburyo bwo kugira ngo ave mu kibazo. Hari izindi ngaruka agira zize gukora itwaha tumwe na tumwe dushobora kuba duto cyangwa bikaba na binini. Agahora mu gihe cyo kwizengurukaho, atagira iterambere ryo mu buryo bw'ubukristo, ku buryo ashobora no gutungurwa, kuko tutazi Bibiliya bavuga ngo ntituzi n'umunsi n'igihe Yesu azazira gutwara itorero, cyangwa se ananatinze kuza kuritwara. Hari no gukurwa mu mubiri. Cyagiye rero umuntu akijarajara cyangwa gufata icyemezo cyo gushaka, yambaye umubiri. Turi mu isi, turwana n'isi na Satani n'uyu mubiri twambaye. Umuntu agira irari, ashobora kugira ubuhehesi, ashobora kuba wenda atasambanya ariko akora ibintu bijyanye n'ubusambanyi. Kuko biravuga ngo ntabwo gusambana ari uko umuntu yaryamanye n'undi gusa. Bibiliya iravuga ngo niyo urebye umugore wa mugenzi wawe cyangwa umukobwa ukamwifuza, noneho ibyo iyo bimeze gutyo hari igihe banarenga, ugasanga rimwe na rimwe bararyana iminwa, barasomana, barakora ibintu by'amakarese, barakarisanya, baragira gute, ugasanga ahora mu bupfu nk'ubwo. Icyo gihe ntagira iterambere mu buryo bwa Gikristo, kandi biba bimukurura no gusubira inyuma n'ibyo yari afite nabyo bikanagenda, kuko abakeza abami babiri. Kandi biravuga ngo ntabwo wakeza abami babiri, kuko wakwanga umwe ugakunda undi, cyangwa wava kuri umwe ukajya ku wundi. Rero inama nabagira nuko muri ubwo bushobozi buke yabwira Uwiteka ati Mana mfasha, nubaka umuryango kugira ngo ntandukanye n'icyaha n'igisa nacyo cyangwa n'indi mitego yose nahura nayo muri uru rugendo rw'ubusore. Hanyuma ufite ubushobozi rero, ufite ubushobozi akwiye gushaka, cyane ko tutabeshanye twese turi mu isi, turabibona, turababona, turabizi, tugenda tubibona rimwe na rimwe, na bamwe twagiye tuganira, cyangwa se amafaranga ubwayo n'ubushobozi ubwabwo hari ikindi buteza. Iyo udafite buriya kugira umugore, hari ibintu bikurinda, hari ibyo akurinda, hari ibyo agenda akumira iruhande rwawe. Ariko iyo utamufite nyine uba uri ikigenge. Iyo wigenga rero hari abagukunda, hari abagize gute, hari n'ibitego utegwa, hari iyo ubasha gucika, hari n'iyo utacika. Ntabwo abantu bose bamera nka Yozefu. Hari abashobora kugira intege nke bakaba nka ba Dawidi igihe babonaga ba Mukawuriya, hari abamera nka Samusoni, n'ababa nka Salomo cyane, hari n'ababa nka Salomo, kubera yuko turi mu isi.
ariko burya iyo uteye intambwe muri bwa bushobozi Imana yaguhaye ukubaka umuryango bituma uba umukristo mwiza, bituma uba umukristo mwiza kandi bikagufasha gukomera ku cyo wagize gute ku ntego wiyemeje. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ndeka ngaruke kuri Liliane madamu wawe, kandi afite izina ryiza n'imbesha Imana burya nibeshaho cyane rwose. Musa n'abasangiye amateka muri imfubyi mwembi, mwari mukeneye kubona Imana muri ubwo bupfubyi bwanyu mwembi. Ndagira ngo mubaze, ese Liliane mu bukwe bwawe wabonye Imana gute? Wavuga mu ncamake kugira ngo tuze kuza no kwerekeza ku musozo w'ikiganiro, ariko kandi ndashaka kugira ibindi nza kubabaza kuko ntabwo twaza gusoza tutavuze kuri byose, kuko ndashaka kugira ngo tubuvuge ubuhamya bwose kugera none. Ndashaka kugira ngo umbwire mu bukwe wabonye iki, Imana wayibonyemo, kuko abantu benshi bakunda kuvuga ngo nabonye Imana mu bukwe bwanjye. Mu bukwe bwawe wabonye Imana gute mu ncamake? Mu ncamake nge mu bukwe nabonye Imana pe. Wenda ibi ngibi wavuze yari afite n'akazi nanjye nari ngafite, ariko kari akazi kuko umvise ko navuze ko ntabwo nabashije kwiga ngo ndangize kwiga. Nakoraga akazi nta diplome mfite. Urabizi ko ufite diplome nibura uba ufite uburyo uhembwamo. Ngewe rero nakoreraga make, ariko muri ayo make nakoreraga yari ayo kurya no gukodesha no kwambara, bikarangirira aho ngaho, no kugura amavuta yo kwisiga nk'umukobwa. Ariko noneho aha ampereye icyifuzo cy'uko twakora ubukwe